Bavandimwe, hari ukuri gukomeye tugomba kumenya. Umuntu udashobora kuneshwa si udafite intege nke, ni uwemera ko azifite akiringira Imana. Nubwo waba waracitse intege ntibivuze ko waneshwa. Iyo Imana iri kumwe nawe, intege nke ntizigutsinda, ahubwo ihinduka imbaraga. Uyu munsi turarebera hamwe ko umuntu ashobora guhagarara no gutsinda n'iyo ibyo byose bisa n'ibimurwanya. Ikaze kuri uru ruganiriro rw'ijambo ry'Imana. Uyu mwanya tugiye kubana mu cyigisho gifite umutwe uvuga ngo umuntu udashobora kuneshwa nubwo yaba afite intege nke cyane. Uyu mwanya ndagira ngo dutangire icyigisho cyacu twibaza iki kibazo: mbese twaba tuzi icyo imibereho ya Gikristo isaba? Cyangwa se mu yandi magambo tukibaza ngo ese kubaho imibereho ya Gikristo bisaba iki? Ndagira ngo buri wese iki kibazo akigira icye, yibaze niba yabazi icyo asabwa kugira ngo abeho imibereho ya Gikristo. Kuko abantu benshi bishimira kwitwa abakristo nyamara atari abakristo kuko badashaka kubaho imibereho ya Gikristo. Niyo mpamvu muri iki cyigisho ngira ngo tumenye kandi dusobanukirwe icyo imibereho ya Gikristo ivuze ndetse n'icyo isaba. Mbese waba uzi igisobanuro cy'imibereho ya Gikristo? Ndatekereza ko numara gusobanukirwa n'icyo imibereho ya Gikristo ari cyo, cyangwa se icyo imibereho ya Gikristo isobanuye, kandi ukaba ushaka kubaho mu mibereho ya Gikristo, ibyo witaga ingorane urasanga ari amahirwe. Ariko igituma dufata ibyari amahirwe kuri twe nk'amakuba ni ukutita ku kwiga ijambo ry'Imana, kuko nta kintu na kimwe mu byo duhura nabyo ritavuze. Ariko kutiga ijambo ry'Imana bituma dutungurwa n'ibyo ryavuze, maze ntitumenye uko tubyitwaramo, bigatuma ibyari bije kutuviramo imbaraga bituviramo gucika intege no gucogora, maze ibyari bije ari amahirwe tukabihindura amakuba. Ibi nibyo byabaye ku bigishwa ba Yesu ubwo batungurwaga n'urupfu rwe batiteguye kandi ntacyo atari yababwiye. Ariko aho kwita ku magambo ye, bitaga ku bitangaza yakoraga gusa. Uku kutita ku magambo Yesu yababwiraga nibyo byatumaga bibwira ibyabo bijyanye no kwifuza kwabo, nk'uko natwe hari ibyo tujya twibwira aho kugira ngo twumve ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Nyamara urupfu rwa Yesu barufata nk'iherezo ry'ibyiringiro byabo, kandi ari rwo rwari ruje gutangiza ubwo bwami. Niyo mpamvu n'uyu munsi kutiga ijambo ry'Imana ari akaga gakomeye, kuko ariyo nkomoko yo kwibwira ibyacu bihabanye n'ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ibi bigatuma dufata ibyo kutubera umugisha nk'aho ari umuvumo, maze ibyatubera umuvumo akaba ari byo dufata nk'umugisha. Ariyo mpamvu usanga ibije kuduteza intambwe ngo tujye mbere tubifata nk'ibije kudusubiza inyuma no gutuma ducika intege, maze kubifata uko bitari bigatuma tutabyishimira ngo bidutere gushima Imana, maze bitugeze aho bigomba kutugeza. Ngiyi ingaruka yo kutita ku ijambo ry'Imana. Ese ntibikwiye ko twisubiraho maze Dawidi akatubera urugero rwiza rwo guha agaciro ijambo ry'Imana nk'uko nawe yarigahaye, maze akavuga ati, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Tukiri aha ndagira ngo twibaze, ese ni kangahe tujya dufata umwanya tukiga ijambo ry'Imana ndetse tukaribika mu mutima wacu, ko tumaze kubona ko ari ryo riduha uburinzi bwo kwirinda gucumura ku Mana? Ndagira ngo twongere twisuzume kandi twongere twisubireho. Ndagira ngo tugaruke ku kibazo cyacu kitubaza icyo imibereho ya Gikristo isobanuye. Ese wowe iyo bavuze imibereho ya Gikristo wumva iki? Igisubizo ni iki: imibereho ya Gikristo ni intambara kandi ni urugendo. Tumaze kubona ko imibereho ya Gikristo ari intambara kandi ari urugendo, tugiye kureba uko uru rugendo rugendwa ndetse n'uko iyi ntambara irwanwa. Reka turebe uko uru rugendo rugendwa, uko urugendo rwa Gikristo rugendwa, cyangwa uburyo bwo gutera imbere mu mibereho ya Gikristo. Dore uko uru rugendo rugendwa: buri gikorwa cyose cyo kumvira na buri gikorwa cyose cyo kwigomwa, buri kigeragezo cyose ubashije gutsinda, buri gishuko unesheje, gutsinda kose ubashije kugeraho
ni intambwe uba uteye mu rugendo rwerekera ku gutsinda kw'iteka. Tukiri aha ngaha, ndagira ngo mbonereho gusubiza mwene data wambajije ikibazo yibaza niba umuntu ashobora kubabarira umuntu utamusabye imbabazi. Ariko hano tumaze kubona ko buri gikorwa cyose cyo kumvira kiri mu buryo bwo gutera intambwe kugira ngo umuntu atere imbere mu mibereho ya Gikristo. Niyo mpamvu tuba dusabwa kumvira. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Umuntu utagira imbabazi aba aciyemo kabiri umuyoboro umwe rukumbi ashobora kuboneramo imbabazi z'Imana. Ntidukwiriye gutekereza yuko dushobora gutsindishirizwa tutababariye abandi, ngo nuko batadusabye imbabazi kuko aribo batugiriye nabi. Ndatekereza ko igihe cyose tujya imbere y'Imana twifuza kugirirwa imbabazi, ntidushobora kwakira imbabazi z'Imana hatabayeho kubabarira abandi, kuko iri ni ijambo ry'Imana ribivuga. Kubabarira ni ngombwa kugira ngo natwe tubashe kwakira imbabazi z'Imana. Nimba ijambo ry'Imana rikubwiye kubabarira, ntushobora kurenga aho ngaho utabanje kubabarira. Tugiye no kureba uko intambara irwanwa cyangwa uburyo bwo kubaho mu mibereho ya Gikristo. Uburyo bwo kurwana iyi ntambara ni ukwiyumvamo ko ntacyo ushoboye, maze ukisunga ku buryo budasubirwaho umukiza wawe wakubambiwe. Umuntu urwana muri ubu buryo ntashobora kuneshwa nubwo yaba afite intege nke cyane, kuko Imana yiteguye kohereza buri marayika wese wo mu ijuru kugira ngo afashe umuntu wisunga Kristo ku buryo budakebakeba, aho kugira ngo uwo muntu aneshwe. Umuntu udashobora kuneshwa kandi afite intege nke cyane ni umuntu wiyumvamo ko ntacyo ashoboye, maze akisunga Kristo ku buryo budasubirwaho kandi budakebakeba. Aho urugero twatanga ni urw'umwami Asa atakambira Uwiteka Imana ye. Ubwo Zera w'Umunyetiyopiya yabateraga afite ingabo agahumbagiza n'amagare 300, maze Asa ntiyiyiringira ubwe n'ingabo ze ngo bajye ku rugamba ubwabo, ahubwo Asa atakambira Uwiteka Imana ye agira ati, Uwiteka nta mutabazi utari wowe uvuna abanyantege nke ku bakomeye. Udutabara Uwiteka Mana yacu, kuko ari wowe twiringira, kandi uduteye iki gitero mu izina ryawe. Uwiteka ni wowe Mana yacu, ntiwemere ko waneshwa n'umuntu. Uku kwisunga Uwiteka kwa Asa kwatumye Uwiteka atsindira Abanyetiyopiya imbere ya Asa n'Abayuda. Ibiboneka mu rwa 2 rw'Ingoma igice cya 14 umurongo wa 8 kugeza kwa 11. Uru ni urugero rwiza natwe tugomba kwigiraho kwisunga Uwiteka mu ntambara turwana n'umwanzi Satani. Dutabaza Imana tuyiringiye, nayo izatubera umutabazi kandi ntizigera ineshwa n'umwanzi. Reka nsoze ndarikira buri wese kwisunga Imana kugira ngo bari imubera umutabazi mu izina rya Yesu waduhuje nayo. Reka nkwibutse gukanda subscribe niba ugeze hano bwa mbere.